niho ugiye gutegeza cya gisambo. Yongeye kwitiza undi mwanya hari amfatira amatagiti. Ndagira ngo mumenyeshe abakozi bahagarariye abandi kwisho mu gitondo dufite inama. Natanda mu cyenda. Niho twebujyana. Bariya bakobwa nshaka gukorana nabo. Ni muzima se? Mukajyane mwana nakira byinshi azadufasha. Nitwa Valentine nataye perime yanjye. Valentine ufashe n'ubufashe ndangira ubwiherero bwa hano ubwiherero giye bose gushaka usohoke gutya utugata gutya wasanga mama nagufasha akwereka. Murakoze. Uziko uyu mugore bakeka kwicwa na polisi. Byashoboka. Reka turebeze. Njye namaze kumubona nasa ndabona ariyo bifotoye cyane mu buga. No kubikurikirana tudufasha akazi mu bari. Kabisa. Niziko kuva kare nabonye imoto yadukurikiye. Bishoboka bitanye bwa mwana twigendera. Ubwoba se kambanze mvemo ndebe dore. Kiragira ubwoba none se moto zitiri mu muhanda zirabuzwa n'iki kugenda. Komani wasanga ari byo. Mva nibyo ariko reka nje mwereka icyo nshoboye. Nubwo ntigira ubwoba. Okay. Cyose mbere twamaze kucyakira. Igisigaye n'ikimenyero. Ahantu yawe telefone. Hanyuma ibyo mwasabye byazatungana ngabahamagara. Nta kibazo. Murakoze. Bari yitwa Barande. Yitwa Valentine. Yitwa Barande. Okay. Murakoze. Murakoze mu gihe cyiza. yanze kwaka mwana ukashaka yanze na peni dore byanze nateye natije byanze
Umuvandimwe niba ahantu harantare nugiraga ngo ubaze kuri faranda kuba ufite amakuru ye kuko hari raporo umushakira namuhamagaye kuri telefone namubuze kanaza muhamagara abakozi Yes sir. Immediately kuri office. Wanyuma tukazabana n'ikindi gihe. Nisekuru. Yes sir. Uri umeze ute? Yafanga ndamuboroherwa njyaranije ko navuye kwa muganga ejo bundi meze iri kuza. Hanyuma se ukeka ibyo wagenze gute cyagiye? Afande nanawe ntabwo ndamenya ibyo ari byo ko byagenze ariko afande iyi foto niyo mukunze nakunze mu buzima niwe wari uri mu rugo kandi niwe ninasezeranye nawe yuko umusanga mu rugo gusa ibyabaye ntabwo yabikora ariko nkeka ko wenda abantu babikoze wenda baba bagushimuse kuko kuva icyo gihe ntabwo n'ubwo twabonanye. Cyangwa mbere ariko ndakeka ari uyu nguyu. Iyi ni imwe afande. Okay. Yannick. Yes afande. Uzi bite naguhamagaye kugira ngo mubaze uko mfata kuri ubu nafite ikibazo ntabara afande. Biragaragara ko kuruda gifite ikibazo. Kibagaragara. Rero mubiri twatamubariye. Gusa afande. Afande, kugeza ubu ngubu amakuru maze ko ntago yizewe. Kuko abantu bafite amakuru yizewe neza ntabwo byoroshye kubageraho. Yagomba gukora igitendo gishoboka cyatuma ugera ku bayobozi b'uru Rwanda. Yes afande. Kuko ari amakuru turayakeneye. Yes turi kumwe. Yes afande. Iriya foto nabonye muri ofisi nimba tuyibanga yaba ari iyanyu. Hello? Yes Tainik. Nabonye message yawe mutangiye itanga kwaka. Haza umuntu arayata hanyuma itakurikira ya modoka. Nanjye mfatiye ndamukurikira. Nongeye kumubona ya modoka imurengeje umuhanda. Ni umwana? Oya. Ni umuntu mukuru? Yego. Rekana nawe. Uwo yabaye igitambo. Namaze kumenya aho abakobwa bataha. Ngwino tujye kureba Theo. Tubatake. Mugenzi wanyu ari hehe? Ndagira ngo tuganire ku mikorere y'uruganda kuko hari impinduka zigiye kubaho kandi nawe ziramureba. Ntabwo tuzi gahunda ziwe.
ndabona bikomeza inama hagiye kubaho impinduka z'akazi. Mu byo tugomba kubamenyesha ni uko umuntu ugiye gusimbura nyakwigendera agiye kuva muri mwebwe, bityo rero umuntu ugiye kumusimbura ni Yannick, akaba ari umuyobozi mukuru wungirije umuyobozi w'uruganda. Hanyuma uyu mukozi mushyashya mwabonye uri hano niwe ugiye gusimbura Yannick. Igikurikira ni uko mugenzi wanyu Nahisa yimuriwe ku kindi cyicaro gikuru. umuntu mushyashya bamugire umuyobozi. urabona nyine impamvu wenda ubukwiye hariya nkukuze na hano nashakaga ntacyo uvuga baguteze amatwi yawe kugira ngo nshakire bamwe hariya. nyine urabona urabona gusaba bose akantu kamwe. Salome ko mbona ufite ikibazo wagerageje kubaza ukarisa sibyo wowe nugira ikibazo kuva ryari tunimbuka mbambwe ayishinzwe uyu ntacyo mbwira umusobanukiye imyaka yose ufite n'ubundi nusize muri ubu buryo wowe ndagusobanurira ubusobanura iki ukora ubugizi bwa nabi yawe n'imbunda ayishinzwe ndagusobanurira kandi ntubisobanura ni imbunda rero abafite imbunda utunga imbunda wowe Karibu mu biro by'uruganda tuganire uko uruganda rukora. Ikibazo kabisa. Utabaye hano ku ruganda yumvishe barimo kurasana mu tutabaye. kuvunika amaso harimo ineza kandi cyo akambwiye ndimo arakibona hano gatatu ndagaragara ntabwo kuvuga nabona ko ari cyo ushatse kuvuga kandi kitari kibi. Ku ruganda ruri ku muhanda KG 34 habaho kurasana bakeneye ubufasha. Safari mutiro kutamufasha. volunteer. Esa fandi. No, ntabwo kunita fanda ariko buri gihe cyose fanda. Nambaye uniform. Okay. Njye nambaye. Yeah, no. So, I'm sorry niba nkagejeje time wari uri hariya. This is over there in my office. Yego. So, basi nagira akantu kamwe gusa. Gusa ubwihisha mbiri rimwe ryaduhura umutima. Jambo rimwe umwana nzaribwira. Nzaribwira reka njye muri operasiyo. Okay. Yeah. Ibi byose si wowe biteye koko. Ibi byose ntabwo ari wowe biteye. Ngaho mugenda. Ntabwo
amazi yo umuyobozi w'uruganda ari hehe? Umuyobozi w'uruganda ni hehe?